Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Rwandikiwe umuryango mugari w'itorero Pawulo yari azi neza. Korinto hari umujyi w'icyambu ukomeye mu isi ya kera, kandi wabagamo inzu nyinshi z'ibigirwamana by'Abagiriki n'Abaroma. Yari santere nini y'ubucuruzi. Nuko nk'ahantu h'ingirakamaro Pawulo ajyayo nk'umumisiyoneri. Yahamaze umwaka n'igice amenyerana n'abantu ndetse n'abaganiriza ibya Yesu. Nuko abantu benshi bayoboka Yesu maze bibumbira mu muryango mugari w'itorero. Ibyo byose wabisoma mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 18. Hashize iminsi Pawulo yarakomeje ajya gutangiza amatorero mu yindi mijyi maze atangira kubona raporo ko ibintu bitarimo kugenda neza mu itorero yasize i Korinto. Byagwije ibibazo by'amoko yose maze ibyo bituma Pawulo yandika uru rwandiko. Rugabanyijemo ibice 5 by'ingenzi hamwe n'intashyo zirusoza. Ibi bice 5 bikaba bihwanye n'ibibazo 5 by'ingenzi Pawulo atangaho impanuro. Bityo uru rwandiko rusomeka nk'urwunge rw'inyandiko ngufi zivuga ku ngingo zitandukanye, ariko harimo ibitekerezo by'ingenzi bihuza ibice byose. Dore ibyo akora muri buri gice. Asobanura ikibazo, ariko nanone buri gihe atanga impanuro kuri icyo kibazo akoresheje igice kimwe cy'inkuru y'ubutumwa bwiza, ariyo nkuru nziza ya Yesu. Aberekana none ko mu by'ukuri batabayeho mu byo bavuga ko bizera. Uru rwandiko rero ruvuga ku kwiga ku gutekereza kuri buri gice cy'ubuzima mu ndorerwamo y'ubutumwa bwiza. Reka tubyinjiremo maze turebe uko abikora. Mu mutwe wa mbere kugeza mu wa 4, ikibazo nuko mu itorero harimo amacakubiri. Pawulo amaze kuvayo, hari abandi barimo baciye mu mujyi, umugabo bita Apolo ndetse na Petero. Abantu bari barihitiyemo umwigisha bakunze maze bakora udutsiko dushingiye kuri uwo muyobozi, nuko batangira kujya bavuga nabi no gusuzugura biyumvaga mu wundi muyobozi cyangwa umwigisha. Icyo Pawulo abivugaho gisa no kubaseka kandi adacisha hirya. Aravuga ati, ibyo mwumvana biransetsa. Itorero si irushanwa ry'ibyamamare. Itorero ni umuryango mugari w'abantu bahuriye kuri Yesu. Abayobozi baryo n'abigisha baryo ni abagaragu ba Yesu. Igihe rero ukunze umuyobozi umwe kurusha undi, ntibikwiye ko ibyo byateza amacakubiri, ntibinakwiye ko ibyo bituma hari uvuga nabi mugenzi we. Itorero rihuriye kuri Yesu n'inkuru nziza ijyanye n'uwo ari we ndetse n'ibyo yakoze. Mu mutwe wa 5 kugeza mu wa 7, Pawulo yibanda kuri bimwe mu bibazo bijyanye n'ubusambanyi. Barimo abantu baryamanaga bari mu itorero. Umugabo umwe yaryamanaga na mukase. Hari n'abandi bantu bagisengera mu nzu z'ibigirwamana by'Abagiriki hirya no hino kandi bakanasambana n'indaya zakoreragaho. Si ibyo byonyine, ahubwo hari n'abandi bantu mu itorero bavugaga ko ibyo ari ntacyo bitwaye rwose. Bakavuga bati, umva, turaho umudendezo muri Kristo, ubuntu bw'Imana nta mupaka, sibyo ra? Nta kibazo. Ariko Pawulo wavuga ko bidakwiye, kandi yitwaje ubutumwa bwiza yerekana ko imitekerereze nk'iyo ibaganisha habi. Aragira ati, mwibuke mbere ya byose Yesu wapfuye kubw'ibyaha byacu, harimo n'imibanire yashegeshwe n'ubusambanyi. Nuko rero niba uri umukristo, kwirinda ubusambanyi ni bumwe mu buryo bw'ingenzi twakiramo urukundo n'ubuntu bya Yesu. Pawulo nanone abibusa ko nk'uko Yesu yazutse afite umubiri, ni nako imibiri yacu izazuka mu bapfuye, bikaba bisobanuye ibi. Niba umubiri wawe waracunguwe na Yesu ubu no mu gihe kizaza, rero icyo ukoresha umubiri wawe ni ingenzi, ni ingirakamaro cyane. Si n'uwawe ngo ukoreshe icyo ushaka cyose. Pawulo abisobanura neza rwose. Kuyoboka Yesu birimo n'ubudahemuka ku bijyanye no kwirinda ubusambanyi. Mu mutwe wa 8 kugeza mu wa 10 havugamo ikibazo kirebana n'ibyo kurya, ariko bitari uguhitamo gusa nko kuvuga ngo ukunda ibukanga biriya. Ikibazo cyateraga Abakorinto kutavuga rumwe n'inyama zikomoka ku nyamaswa zatambiwe mu nzu z'ibigirwamana by'Abagiriki n'Abaroma. Harimo impaka hagati y'Abayuda n'Abanyamahanga n'Abakristo kubirebana n'uko babyitwaramo. Nanone Pawulo akomeza kubitekerezo bimwe by'ingenzi akura mu butumwa bwiza. Avuga ko uwo tuyoboka mbere na mbere ni Yesu nk'umwami, ntabwo ari izindi mana izo arizo zose. Niba rero uri ahantu hari inyama zaterekerejwe indi mana maze hakaba hari abantu hafi bashobora kuba bari kukureba maze bakavuga bati, ye dorere, umva, Abakristo baramya Yesu kandi bashobora kuramya n'izindi mana. Pawulo ati, niba ari uko bimeze, izo nyama we kuzirya. Uwo mutagomba guhemukira ni Yesu, kandi mugomba gukunda abo bantu kuruta uko mwikunda, kandi ntimubayobye. Ariko Pawulo yihutira gusobanura ibimaze akavuga ati, nimwumve, nk'Abakristo twizera ko Imana ari umuremyi w'ibintu byose harimo n'iyo nyamaswa. Twizera kandi ko ibigirwamana byo mu ngoro ari ibice by'igiti n'ibuye. Nuko rero niba nta muntu uraho wakumva nabi ibyo ukoze kandi ukaba ushonje, zirye. Nk'umuntu mushya ufite umudendezo wo gukurikiza umutimanama wawe muri ibi bibazo bigirwaho impaka. Nuko rero niki kibigira byiza kubirya mu buryo bumwe ariko mu bundi buryo bidakwiye? Ihame ngenderwaho ni urukundo. Urukundo ntirwizirikana ubwarwo kandi rukita ku mibereho myiza y'abandi bantu. Urukundo nanone, urukundo rw'Imana nirwo mutima w'ubutumwa bwiza. Nibyo Yesu yakoze ubwo yadupfiraga, maze Pawulo akavuga ko ari byo n'Abakristo bakwiye gukora kubw'abandi bantu. Mu mutwe wa 11 kugeza mu wa 14, Pawulo akomereza kugukemura ibibazo bigaragarira mu iteraniro ryabo ry'icyumweru. Barimo abantu bamwe na bamwe bari bafite uburambe bukomeye mu by'umwuka mu materaniro, banashoboraga gutangira gusenga mu ijwi riranguruye mu ndimi nshya. Hari n'abandi bashoboraga guhita basangiza icyigisho cyangwa ijambo Imana ivuze,
maze undi muntu agahaguruka akabaca mu ijambo kuko nawe yashakaga kugira icyo abasangiza. Byose byabaga ari akajagari kandi bikarangaza abantu, cyane cyane abashyitsi baje kumva ubutumwa bwiza. Uko niko muri iyi mitwe Pawulo abafasha gutekereza mbere na mbere ku ntego y'iteraniro kugira ngo abafashe kumenya imyitwarire ibakwiye. Aravuga ko iteraniro ari ahantu umwuka w'Imana agomba gukorera muri buri muntu kandi ko bigomba kuba mu buryo buhujwe. Akoresha igereranya ryiza ry'itorero aho arigereranya n'umubiri w'umuntu. Ni umwe ariko rifite ingingo zitandukanye kandi buri rugingo rukora umurimo warwo wihariye w'ingirakamaro. Akomeza atondagura ibintu byinshi umwuka akora binyuze muri aba bantu bose batandukanye, byose bigamije kubaka itorero. Iryo ni ryo jambo ry'ingenzi muri iyi mitwe. Pawulo asoza avuga ko icy'agaciro kurusha ibindi mu iteraniro cyagombye kuba ingingo nyamukuru y'ubutumwa bwiza, urukundo rw'Imana. Urukundo ni narwo jambo ry'ingenzi muri iyi mitwe. Urukundo ruhatira buri wese mu iteraniro gukoresha uruhare rwe ngo afashe no guharanira inyungu z'abandi. Pawulo areba ibibazo by'abakorinto bose muri iyo ndorerwamo. Abantu bamwe bibwiraga ko intego y'iteraniro ari ukumva imbaraga z'umwuka zidasanzwe cyangwa se amahirwe yo kuvuga ibyo bibwira. Pawulo ati, nimwumve, nezezwa cyane no kubona ibidasanzwe mu bihe by'amasengesho, ariko niba birangaza abandi cyangwa bikabakanga, ngomba kubihagarika kuko byaba ari ukwikunda kuruta uko nitaye kuri abo bantu. Amateraniro y'abayesi agomba kuba afite gahunda kugira ngo abantu bose babashe kwiga, kuririmba, kuramya no kumva Imana ivugana nabo. Ikibazo Pawulo yibandaho bwa nyuma ni ikibazo cyo kuzuka kwa Yesu ndetse n'ibyiringiro by'ahazaza h'abakurikira Yesu. Mu itorero harimo abantu bamwe bavugaga ko kwibwira iby'umuzuko ari ubucucu kandi kwibyo nta mumaro bifite ku kuba umukristo. Nuko Pawulo acyaha ibyo akomeje. Atangira avuga ko umuzuko ari igice gikomeye cy'ibigize ubutumwa bwiza. Turabyizera kuko amagana menshi y'abahamya biboneye Yesu ari muzima mu mubiri nyuma y'uko yiciwe mu ruhame n'Abaroma. Pawulo aravuga ati, niba Yesu atarazutse mu bapfuye, ubwo gupfa kwe ntacyo kwatumariye, twese turacyazimiriye mu cyaha no kwikunda. Tugomba kurekeraho kuba abakristo. Nuko Pawulo asobanura mu magambo arambuye uburyo umuzuko wabaye intsinzi ya Yesu ku rupfu n'ikibi, nuko ari isoko y'ubuzima n'imbaraga kuri twe muri iki gihe, ndetse nuko ari isezerano ry'ibyiringiro by'ejo hazaza ku isi yose. Ni kubw'umuzuko dufite impamvu noneho yo kuba umwe muri Yesu. Niwo mpamvu dushishikarira kwirinda ubusambanyi. Niwo soko y'imbaraga zidukundisha abandi bantu kuruta uko twikunda. Kandi amaherezo niwo byiringiro byacu byo kunesha urupfu. Bityo Pawulo agasoza agira ati, twizera ko Yesu yazutse mu bapfuye, bikaba bivuze ngo ubutumwa bwiza ntabwo ari inama ku myitwarire cyangwa intambwe ukurikiza kubw'ubuzima bwite mu by'umwuka. Ni itangazo ry'ibya Yesu rifungura umuryango w'ukuri ku bundi buzima bushya. Ibi rero ni by'urwa mbere rw'abakorinto rwigisha kureba buri gice cy'ubuzima mu ndorerwamo y'ubwo butumwa bwiza.